Reka ninjire muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa muri East Africa cyangwa se muri kano karere k'ibiyaga bigari. Imba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi miyoboro ndakwiza gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugasharinga iyi video kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza. Ariko by'umwihariko kabanza nshimire nawe wamaze kuba wabikora muri iki gitondo, kuri iki cyumweru, weekend nziza kuri mwese. Ndabasuhuje, reka turebere hamwe ibiri kuvugirwa hano mu Rwanda ndetse turaza no kwerekeza hanze yarwo. Turebe ese ni ibiki. Ndaza kugaruka by'umwihariko nsesengure ku rupfu rwa Alain Mukurarinda. Ni umugabo wamamaye, yahanze indirimbo y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Amavubi, ndetse ngira ngo ni indirimbo yamamaye ndetse n'indirimbo yakunzwe cyane, dore ko ni indirimbo y'abatsinde batsinde. Iriya ndirimbo yitwa Batsinde Batsindewe ni indirimbo yamamaye ndetse n'indirimbo ishimagiza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Umugabo rero ku munsi w'ejo yamaze kuba yitaba Imana, ndetse ni umugabo wababaje abantu benshi, dore ko indwara ye itigeze imenyekana cyangwa se itari izwi n'abantu benshi, dore ko byari ibintu bisa nk'aho byatunguranye. Yishwe n'ibijyanye na depression ndetse ibintu bijyanye no gutekereza cyane, ndetse ni ibintu bitigeze bigaragara cyane ko arwaye, ndetse ko ari ibintu byababaje n'abantu benshi b'Abanyarwanda. Reka amakuru yacu rero reka tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkubwire ibiri kuvugirwa by'umwihariko muri hariya Walikale, ndetse ndaza no kugaruka hano Bukavu nkubwire ibiri kuhavugirwa. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, Ababiligi, Abarundi ndetse n'Abawazalendo cyangwa se FDNB, ndetse babwiye M23 cyangwa se babwiye n'umukuru w'ingabo cyangwa se babwiye Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, bamubwira yuko rwose icyumweru kimwe by'umwihariko barabafashe Bukavu yose, izi nyeshyamba cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kuba babafashe hano muri Bukavu, ndetse birukanye izi nyeshyamba za M23 zavuze ko rwose zishaka gucamo kabiri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse zigasaba Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ko yazishyira mu gisirikare cya FARDC cyangwa se ku barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ndetse Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akavuga ndetse abashimangira avuga ati nimuvuge bavuye aho ngaho, kuko adateze na rimwe kuzigera agira ikintu na kimwe abatangariza. ngo ibyo rero bikabahereza motivation cyangwa se icyo bita motivation cyangwa se bikabahereza umurindi, kamivuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa n'ibyo ndimo mvuga, cyangwa se bikabahereza umurindi kugira ngo babashe kuba barwana muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo rero za FARDC cyangwa se zifatanyije n'Ababiligi, ni Ababiligi bafite ubujiya ndetse n'Abarundi bitewe n'ibyo zino nyeshyamba za M23 zamaze kuba zabakorera. Mu minsi mikeya hagaragaye Ababiligi bavuga yuko batigeze bohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko haciyemo umunsi umwe izi nyeshyamba cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro urwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagaragaye wivugana ingabo zigera ku 8 z'Ababiligi, ndetse harimo n'umwe ukoresha drone z'intambara, ndetse dore ko ari ibintu byababaje igihugu cy'Ubabiligi mu gihe yuko cyari cyaramaze gutangaza ko nta ngabo kigeze cyohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko bano basirikari baravuze yuko bohereje abasirikari 6, nabwo rwose batagiye mu mirwano. Urumva abasirikari 6 ntago baba bagiye mu mirwano, bose abasirikari 6 bajya gufasha iki? Bari bohereje, bavuze ko bohereje abasirikari 6 kandi nabwo batagiye mu mirwano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko byaje kugaragara ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo abasirikare b'Ababiligi, dore ko izi nyeshyamba cyangwa se umutwe witwaje intwaro cyangwa se umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagaragaye cyangwa se wivuganye abasirikari b'Ababiligi bagera ku 8, by'umwihariko harimo harimo umwe utwara drone. Ku ruhande rw'Abarundi hagaragaye abasirikari 3 bishwe, ndetse rwose ko no ku ruhande rwa M23 naho hagiye hagaragara abasirikari bishwe n'Ababiligi, ndetse n'abandi basirikari barwana ku ruhande rwa leta ya FARDC.
mu mirima, mu miji by'umwihariko Walikale, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Walikale hagaragaye abasirikare benshi b'inyeshyamba za M23, izi nyeshyamba za M23 hagaragaye abasirikari bazo bishwe n'abandi basirikari barwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa, ndetse baza no gusohoka muri kano gace, ndetse izi ngabo za FARDC zihita zinatangaza yuko rwose zifite gahunda yo kugenda paka uduce twose zino nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zigaruriza, bakaba bamara kugenda bagenda ngo badushyira mu biganza byabo. Ariko batanze itangazo rikomeye cyane, dore ko bavuze ko izi ngabo cyangwa se izi nyeshyamba za M23 icyumweru kimwe bagomba kuba bazikuye muri Bukavu, bakaba bamaze kubashyira mu biganza byo ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa. Ibi ngibi rero byaba bivuze iki ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa? Waba ari umuvuduko udasanzwe w'Ababiligi bazanye. Guhaye ikaze rero, niba ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndakubuza gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye wakira notification tujye guhereza amakuru, ariko utibagiwe na share by the way.